Reka duhindure ingingo twerekeze mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ravugwa urupfu rw'abaturage bagera kuri 6 nyuma yo kugwirwa n'ikirombe gicukurwamo itaka. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Kanama 2026 ubwo abaturage 6 mu mirenge ya Gataraga ndetse na Shingiro bari bagiye gucukura itaka mu kirombe. Uko byemejwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru hari ku murongo wa telefone ubwo yaganiraga na mugenzi wacu Uzabakiriho Charles umva uko yabigarutseho. Murakoze, mu gitondo nibwo twamenya amakuru ko hari ahantu hacukurwa igitaka cyo kubumbishwa amatafari. Habaye impanuka ko hari abantu 6 baguyemo, umukingo wabaguyeho. Polisi yihutiye gutabara isanga koko byabaye, 4 bakurwamo bamaze kwitaba Imana, 2 bihutishwa kwa muganga nabo nyuma baza kwitaba Imana. Mu by'ukuri nyiri aho hantu yafashwe, agomba gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe, kandi tuboneyeho no kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo. Ikindi ni uko twibutsa abaturage kwirinda kwishora mu bikorwa by'ubucukuzi mu buryo butemewe, ahubwo bakabutangaho amakuru kuko byagaragaye ko buba intandaro y'impanuka inshuro nyinshi. Icya kabiri ni uko abantu bafite ahacukurwa bagomba kuhashakira ibyangombwa, bagakora mu buryo bwemewe n'amategeko, ndetse bakanashakira ibikoresho by'ubwirinzi abo bakoresha, bakanabashakira n'ubwishingizi bwo mu gihe cy'akazi, kuko nibyo bitanga umutekano urambye. Ese icyo kirombe cyari gisanzwe gicukurwamo byemewe n'amategeko cyangwa ntabwo byari byemewe n'amategeko? Ntabwo ari ikirombe, ni ahantu bacukura igitaka cyo kubumba amatafari yo kubaka, kuko hari ibice usanga biguyemo kubona igitaka. Bityo niyo mpamvu kubakuramo byahise byoroha, ntabwo ari ukuvuga ngo bajya mu nda y'isi, ku buryo ari ibintu bigira. Nk'umukingo wabaguyeho, mu by'ukuri ntabwo hacukurwaga mu buryo buzwi, nta nzego zari zibizi, nta bubasha n'ibyangombwa bari bahafitiye. Niyo mpamvu nyine babikoraga mu buryo butemewe n'amategeko. Ndetse aba ari nayo mpamvu akenshi iyo bikozwe nabi bigakorwa bifite uburenganzira, akenshi usanga ari intandaro y'impanuka. Nk'inzego z'umutekano ni igiki kigiye gukurikiraho ku bigendanye n'aho ngaho hacukurwaga itaka ryo kubumbamo amatafari mu rwego rwo kurengera abaturage bahatuye hafi aho ngaho? Icya mbere, urumva nyirayo yafashwe, agomba gukurikiranwa. Icya kabiri ni gukomeza gukangurira abaturage kwirinda ibyo bikorwa by'ubucukuzi butemewe n'amategeko. Bwa gatatu ni gufatanya n'izindi nzego, hakarebwa ubundi buryo buhantu hashobora kuba hafatirwa imyanzuro ikwiye. Nguwo ni umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Ngirabakunzi Ignace mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Uzabakiriho Charles hari ku murongo wa telefone. Uko imibare yagendaga yiyongera y'abagwiriwe n'iki ikirombe, mwagendaga mubikurikira kuri radio ndetse na TV10